Urugero w'agaciro episode ya 3. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiye umugabo wanjye yakoreyeho impanuka, nabyutse nigira ku kazi nk'ibisanzwe. Ngezeyo hari umugore twakoranaga wambonye, mbona arikanze. Ntibite se kumbona ukikanga. Nuko arambaza ati none se amakuru numvise siyo? Ntiwumvise amakuru ubwoko kise kandi? Ati numvise bavuga ko umugabo wawe yaraye yagize impanuka. Ati nibyo se? Naramusubije ntuko wabyumvise nanjye niko nabyumvise. Nungamo ntabasenga no kwegura ibitabo tukamusengera. Yari imyoje maze arambwira ati nkundira ngira icyo nkubaza. Nanjye ntimuteze yombi. Nuko arambwira ati hari igihe abantu bashakana ariko wenda batarigeze bakundana. Ati se wowe n'umugabo wawe mwabanye mukundana? Nahise mubwira nti sinzi impamvu icyo kibazo nkunda kukibazwa kenshi. Ntari kuri inshuti yanjye reka nkubwize ukuri. Ntinge n'umugabo wanjye twahoze dukundana kandi twabanye mukunda. Ntari kubusingiye kukubeshya nta rukundo na ruke nkimufitiye. Yahise ambaza ati none se ariko se yaba yaragukoreye? Nanjye nturamusubanye nawe nibwo wabona ko nta mugabo murimo. Ati none se yaba atitwara neza mu buryamo? Naho rwose nta kibazo mubonamo. Turetse ko ibyo nge bitajya bindaza ishinga. Ati none se mupiki? Nahise mubaza ntese kujya ufata telefone yanjye wigeze ubonamo byibura ifoto ye nimwe? Ati ntayo nabonye. Nti none se ko tuya tugira iminsi mukuru mu matsinda tubamo wigeze ubona mutumira ngo aze twishimane nkuko namwe mutumira abagize imiryango yanyu? Ati nta na rimwe ndamubona. Nti none se kuki utibaza impamvu yabyo? Ati kandi ariyo nkubaza nyine. Nari niyemeje kumubwiza ukuri. Naramubwiye nti rwose sinterwa ishema nawe kuko nsa nuko asa, uko nambara nuko yambara bidashobora gutuma twembe tugira aho duhurira hatari mu rugo. Kandi naho nuko ntacyo nabikoraho kuko simukunda kandi nawe arabizi. Ntitubanye kubwabariye abana si kubw'urukundo nge nawe dufitanye. Uwo mugore mugenzi wanjye yarambwiye ati sinarinzi uko ruko bimeze. Atari ko ndumva mukwiye gutandukana aho kubana buri wese abangamiwe. Ati kuko uretse nawe ntutekereze ko atabangamiwe n'imyitwarire yawe. Nanjye ntubabaye n'ubanda urugi. Ntiburi uyu munsi azabona mubangamiye azagenda kuko hari yasiwe. Uwo mugore yagiye ababajwe n'ibyo nari mubwiye, ariko nubwo byari bimeze bityo nari mubwiye byari bimvuye ku mutima kandi byari ukuri. Nahise ntangira kwikorera akazi, nkanyuzamo nkaganira na za nshuti zanjye, ariko by'umwihariko umwe twari tubereye mu nzu. Yakundaga kumbwira ko nkunda kandi ko aba yifuza ko twakwibanira nkamubera umugore, nkareka gukomeza kubana n'umugabo utajyanye nanjye. Ngo kuko nge nawe dutandukanye nk'uko isi itandukanye nijoro. Akambwira ati ngwino ngo urukundo rukurenge ngo ukunde nk'uko ukwiye gukundwa. Iruko uwo mwiga guhumura rw'ubungana imyiko na nivo ngo arashaka aho atera ibiraka. Ati ngwino ngo ushyire mu note uzirye witonze udasiganwa n'igihe kuko kitazigera kizimara. Ati ngwino ngo ibyo utigeze ubona kandi udateze kuzabona mu gihe uzaba ukibana n'iyo ngirwa mugabo ihoririzwa n'ubukene. Uretse kumbwira ko nkunda cyane, yanansezeranyaga kuzakunda abana banjye. Akambwira ati reba abana bawe bazindukiye rubika bajya kwiga iyo bigwa, nyamara baciye ku bigo byiza bitanga ireme ry'uburezi rifatika. Atariko kuko bavutse ku mugabo udafite mu mutwe babirenganiyemo. Ati rero nge nawe tubanye nagukundira abana nkuko nawe wajya ukunda abanjye nkuko waba ukunda abawe. Ati mu mpera z'icyumweru najya mbatembereza ahantu hanyuranye, nkabajyana aho mu birunga mukajya kureba ibyiza bitatse urwababyaye. Kandi amamurikagurisha berino ntiyajya arangira mutakwiye ibyiza mushaka. Ni mpamvu umugabo numvaga ari we ahubwo nkeneye. Nkabona ntakwiye gukomeza kwitwa umugore uyongirwa mugabo yari yatangiye kugakubikwa nk'itagira amaso. Nyamara ubu